ndabasuhuje Imana ibahe umugisha nazanye n'abantu bari hano nabo Imana ibahe umugisha nishimiye ko bazanye nanjye kandi ndasuhuza n'abatari mu Rwanda abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abandi bari mu bindi bihugu byose ndabasuhuje kandi Imana ibahe umugisha babazanye nanjye n'abandi batari kumwe nanjye ariko banenkunga ndabashimiye. Rero nkuko mubibona tuvuye mu gikorwa cyo gusura abarwayi Nyarugenge. Ibikorwa bya Elvine birakomeje ntago ari mugisha mwabonye ni projet yagutse kuko ni projet. Rero tuvuye gusura abarwayi mu bana hari abana b'indembe bari bameze nabi tubahaye amavuta tubahaye amata tubahaye amasabune. Elvine yerikwa rye no gukura abana ku mihanda akazubaka ibigo agashyiramo babana akaba doctor ngo akazajya bavura. Rero turagira ngo abakunzi bacu ba Elvine tunababwira channel yiwe ni Isheja Ndahiro Elvine rwose mukande kakazogera subscribe. Tunafatanya n'abandi bose babaterankunga ba Elvine bakomeze kutwegera ndetse no kumufata mu nkokora kugira ngo abone ukuntu yagura akomeza gukorera Imana asura abarwayi asura abana batoya cyane ko ari nabo twahereyeho mu bana kuko nawe ari umwana. Murakoze. Ikaze kuri channel ya Isheja Ndahiro Elvine. Turi kumwe n'abantu bambaye neza bambaye Elvine Foundation n'abantu b'Imana bambaye neza cyane n'ukuri. Imana ibamugisha. So rero turangiza twumva icyo Elvine atubwira. Reka dusabe uyu mupapa dusengere natwe twese dusenga Imana. Ni karibu Mana mu izina rya Yesu ikomeye twongeye kugushima zikana byose imitima yacu hamwe batamisa turi mu Imana kandi reka abishoboye gahunda nziza Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Yes, murakoze cyane. Reka twakire mama Elvine atubwire impamvu duteraniye hano. Ni karibu. Murakoze. Mbere na mbere mbanje gushimira abavandimwe turi kumwe umuryango mwiza. Imana ibahe umugisha kubwo kwitabira igikorwa turimo tugiye gusura abarwayi kwa muganga. Murabona ko hari amasabune hari ji hari amavuta yo kwisiga hari amata hari amapapier hygienique. Twatekereje nk'abantu dusenga ikindi mu gushyigikira Elvine Foundation. Aba bose muri kubona bambaye Elvine n'abandi batambaye bose n'abakunzi ba Elvine bafite umutima wo gufasha abababaye no gufasha abarwayi. Niyo mpamvu nabo baje kwiyunga kuri Elvine kugira ngo tugere kuri bene data barwariye kwa muganga. Rero nta kindi kiduteranyirije ahangaha tugiye gusura abarwayi. Hari abana baba bari mu bitaro baba baravutse bakabashyira mu makuveze. Hari abana baba bari mu bitaro ababyeyi babo kuko baba batari gukora bari kwita ku bana bari kwa muganga. Twabatekerejeho rero nk'abakunzi ba Elvine kugira ngo tugere kuri abo bana tubashyire isabune amata kugira ngo mu gihe bari kwa muganga babashe gukarabya abana babashe no kwisiga amavuta. Niyo mpamvu duteraniye ahangaha kugira ngo tugere ku barwayi bari kwa muganga bari mu bitaro. Ubu twerekeje ku bitaro bya Nyarugenge. Mugiye gusura abarwayi i Nyarugenge? Yego tugiye gusura abarwayi i Nyarugenge muri projet Elvine. Twese ko turanga urabona ko n'imipira twambaye yanditseho Elvine Foundation. Hari andi magambo ari ku mipira inyuma yanditse ngo fasha uruta ukuruta gufashe. Urumva abo bana bari kwa muganga ababyeyi babo bameze nkaho batajya gukora kuko bari kwita kuri abana bari kwa muganga. Niyo mpamvu rero twatekereje ko umuntu uri kwa muganga ntabwo akora. Turavuga ati reka tumushyire isabune abone ko afurira wa mwana arwaje.
tumushyire amavuta abone uko asiga wa mwana uri kwa muganga, tumushyire amata wa mwana abone iki, amata yo kunywa. Hari abana baba barwaye ari bakuru bashoboye kurya no kunywa, niyo mpamvu twatekereje gutwara amata. Hari abana baba baravutse igihe kitageze bakabashyira mu makuvezi, nabo ariko ayo mavuta mama wabo yayisiga cyangwa yasabuna akayimesesha wa mwenda w'umwana arwaje. Elvine, amakuru? neza. Meze neza. Suhuza abakunzi bawe bari gukurikiye aka kanya. Ndabasuhuje. Urabasuhuje. Hanyuma ubu iyo ubonye abantu bangana gutya baje inyuma yawe bakaza kugushyigikira mu kintu watekereje uri wenyine, umva umeze gute? Numva binshimishije kubona ko hari abanyiri kumfasha kandi mbasabiye umugisha. Basabiye umugisha. Ugiye kujya gusura abana mungana kwa muganga? Nabo tutangana bose. Nabo mutangana. Imana iguhe umugisha. Reka twerekeze kwa muganga rero, ndizera yuko turi bujyane n'Imana. Murakoze cyane. Tugiye gusura ibitaro bya Nyarugenge, tugiye gusuramo abarwayi, twaberetse n'ibyo tugiye kubahereza kugira ngo bakomeza babikoresha. Murabona turi mu muhanda, turi kumanuka gake gakeya, ntabwo umuntu yamanuka yihuta ngo azagera atari kwahagera. Rero reka nsabe kameramani aha twereke, ariko ikindi kibazo ntago kamera ngo yemerewe kwinjiramo ngo nyine ngo tubereke amashusho. Murakoze cyane, turacyari imbere yanyu abakunzi ba Elvine. Reka twakire Elvine nk'ibisanzwe, abanze atubwire ikiri ku mutima. Elvine, amakuru? Ni meza. Yes, bwira abakunzi bawe rero imba umutima zawe nyuma yo kugera kwa muganga. Ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Nazanye n'abantu bari hano, nabo Imana ibahe umugisha. Nishimiye ko bazanye nanjye, kandi ndasuhuza n'abatari mu Rwanda, abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abandi bari mu bindi bihugu byose ndabasuhuje, kandi Imana ibahe umugisha. Aba bazanye nanjye n'abandi batari kumwe nanjye ariko banteye inkunga, ndabashimiye. Murakoze cyane. Elvine, uvuye Nyarugenge gusura abarwayi, wabibonye gute? Abantu muri kumwe bagufashije iki? Bamfashije guhereza abantu barwariye mu bitaro amata, nyine ibyo babonye nyine twabahaye, ntago byari byinshi ariko twabahereje bishimye, ndabashimira cyane. Abantu bari kumwe wabatubwira? Turi kumwe na Josiane, Korodete na mama wanjye Josiane bazina uyu. Turi kumwe na Sandrine, Agnes na Christina irahari. Nanjye Elvine nari mpari. Kabisa. Hanyuma turi kumwe n'abantu mu bakunzi bawe, ngo harimo abantu bajya mu bice bitandukanye. Agnes yavuye mu ntara. Agnes, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Byagenze gute kugira umenye Elvine? Bimeze bite kugira ufata umwanzuro wo kuva mu ntara uraza kubibwira abantu baturutse, hanyuma ukaba waje gushyigikira Elvine? Yego, iki gikorwa ni icy'ubumuntu kandi bukomeye. Kugira ngo menye Elvine, namubonye kuri YouTube, numva ndamukunze cyane kuko iki gikorwa ni igikorwa gikora umuntu ku mutima, ariko wa muntu ufite umutima w'umuntu. Ni ibintu bibiri bitandukanye, kuba uri umuntu ufite n'umutima w'umuntu. Rero Elvine ndumva muri njyewe uko nshobojwe nzagerageza kumufasha, ariko hari abantu batureba hirya no hino bavuga atari ku bundi kugemura abarwayi bigenda biti.
ni ukuri ni karibu umuryango wacu Elvine Foundation ni ikaze. Rero nari ntewe ishema no kuba muri iki gikorwa, n'abandi amarembo arafunguye, ni karibu inshuti yanjye, kandi twibuke gushimira Imana uko byagenda uko ariko kose. Niba uyu munsi ushonje, uyu munsi urwaye, ejo bizagenda neza. Rero uko umeze uko ariko kose, fatanya natwe ushima Imana mu bushobozi ufite, mureke dutere bene wacu inkunga bari kwa muganga. Njye byanteye agahinda gakomeye. Hari aho nageze mbona abantu bafatiriwe mu bitaro badafite inyishu, numva binkoze ku mutima. Rero nshuti zanjye, mureke duhuze imbaraga, dufatanyirize hamwe kuba hafi y'abavandimwe. Murakoze. Waturutse mu ntara ngo waturutse? Naturutse Rwamagana. Uvuga ngo uri umwe mu bantu bakunda Elvine baturutse Rwamagana Cyane. Imana iguhe umugisha. Igikorwa nk'iki ni cyiza. Murakoze. Ndi inshuti ya mama Elvine na Elvine turaturanye, nanjye ndi mu bashyigikira Elvine muri Elvine Foundation. Byanejeje, buri gihe ndebye ibiganiro bya Elvine binkora ku mutima, nkabura ukuntu mbigenza, nkabura uko mbyitwara. Ariko uyu munsi noneho ko ndi kumwe nawe, ni igikorwa cya kabiri, kuko hari ahandi twagiye kureba umuntu byankoze ku mutima. Noneho uyu munsi kuba ari no ku cyumweru twese twabonetse, nifuza kugira ngo mbane nawe muri iki gikorwa cyo gusura abarwayi, tubaha icyo kunywa, amata, ji, amasabune n'amavuta yo kwisiga n'ibikoresho by'isuku. Byanejeje cyane, kandi numva ngomba kuba hafi ya Elvine, kandi n'iki gikorwa kikaba cyiza cyane iyo turushijeho gusenga, tunafatanya n'abandi bose b'abaterankunga ba Elvine bakomeze kutwegera, ndetse no kumufata mu nkokora kugira ngo abone ukuntu yagura akomeza gukorera Imana, asura abarwayi, asura abana batoya cyane, ko ari nabo twahereyeho mu bana, kuko nawe ari umwana. Murakoze. Yes, Umuhoza we nta kintu wavuga? Yego murakoze. Nanjye banyita Umuhoza Sandrine, umufatanyabikorwa na Elvine. Nanjye naje kumufasha mu buryo bwo gufasha abarwayi hano kwa muganga. Elvine igikorwa yakoze nk'umwana ni igikorwa cyiza cyane. Ndishimye cyane, nanezerewe kubona umuntu w'umwana nk'uyu nguyu ufite igitekerezo gikomeye nk'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo njyewe muri we nta wundi muntu ubigize ubimubwiye wakabitekereza. Ni Imana ikomeye cyane y'Imana. Please, ni ukuri njyewe nishimiye kuba umufatanyabikorwa kuri we, aho azajya hose, igihe cyose azaba akeneye gufasha kuri twebwe n'abandi bose azabubona. Tuzamugomeza, tumugume ku mugongo, tumugende inyuma kabisa, turahari. Undi muntu mbere ko twakira mu Elvine se wagira ikintu cyo kuvuga? Okay. Yesu ashimwe. Nanjye amazina ni Ingabire Josiane. Ndi inshuti ya Elvine, ni inshuti yanjye. Nanjye naturutse Nyakabanda, nanjye ndi kumwe nawe mu gikorwa cy'urukundo. Imana imuha umugisha kubw'iyerekwa yagize. Ni ukuri yerekwa n'irizima. Ubu ni ubwa kabiri nanjye tujyana mu gikorwa, ariko iki gikorwa ukuri ndakibakumbuje, namwe mugira ishyaka n'umwete kugira ngo imirimo y'abera zibukwa, eko ijambo ry'Imana rivuga. Ndagira ngo mabwire ngo ni ukuri abakunzi ba Elvine, mumushyigikire, mushyiremo umwete, kuko Yesu azabibahembera. Ni ukuri twishimye, twageze mu bitaro, dufashije abababaye barishima. Namwe turifuza ko mwaza muri uyu muryango. Yesu abaha umugisha. Murakoze. Reka twakire rero mama Elvine, nawe agira ikintu abwira abakunzi be. Nawe ni umwe mu bantu bamaze kugira abafana benshi, abakunzi benshi. Reka twumve nawe icyo atubwira. Murakoze. Nk'ibisanzwe ni mama Elvine. Hari abantu benshi tumaze kumenyana, hari abankunda, hari abakunda Elvine.
n'aba turi kumwe nuko badukunze, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Abafatanyabikorwa bacu ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, ari abari ku yindi migabane, Imana ibaha umugisha. Rero nk'uko mubibona tuvuye mu gikorwa cyo gusura abarwayi Nyarugenge. Ibikorwa bya Elvine birakomeje, ntago ari mugisha mwabonye, ni proje yagutse kuko ni proje. Rero tuvuye gusura abarwayi mu bana, hari abana b'indembe bari bameze nabi, tubahaye amavuta, tubahaye amata, tubahaye amasabune. Yego, rero tubashije kwishyurira abarwayi 2 fagitire, babuze amafaranga yo kwishyura ibitaro. Ni mu bushobozi dufite, bari bafungiranye badafite ubwishu, tubashe kubishyurira fagitire. Rero turasaba abakunzi ba Elvine, abakunzi ba mama Elvine, murabona ko dufite n'undi muryango mugari uri gukomeza kutwiyungaho, turagira ngo mubashe kuza. Hari n'abandi bafungiranyemo benshi cyane, ushobora kuba utabona umwanya wo kugira ngo ugere aha ngaha, ariko message waduha twagenda tukishyurira abandi basigayemo, hari n'abadafite mituweli. Rero turagira ngo muze dukore imirimo y'Imana, imirimo y'abera izibukwa. Aya mafaranga ufite kuri konte Imana ntabwo iyaza, ariko amafaranga uzishyurira umurwayi urwaye kwa muganga, ayo ngayo uzayibutsa Imana ugeze mu bibazo. Rero umurimo w'urukundo dufite urakomeje, muze dukore. Hari n'abandi badafite amafaranga yo kwishyura inzu, hari abandi badafite ibyo kurya, hari abo twaha amafaranga bagagira gute bagacuruza. Ku mihanda haracyari abana benshi. Elvine yerekwa rye no gukura abana ku mihanda, akazubaka ibigo, agashyiramo babana, akaba dogiteri ngo akazajya bavura. Rero turagira ngo abakunzi bacu ba Elvine, tunababwira channel yiwe ni Isheja Ndahiro Elvine, rwose mukande kakazogera subscribe. Mwinseka gusaza n'ibibi rwose, mumugire gute muteze imbere kugira ngo channel yiwe ibashe kuzamuka, atera imbere. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Elvine, Karame. urumva ute? Ese neza. Abantu babwira channel yawe. Channel yanjye yitwa Isheja Ndahiro Elvine Foundation. Urabasaba iki? Ndabasaba ko banshyigikira nyine mu gufasha abana bababaye, bakanshyigikira. N'abangaba ndabashimira ko banshygikiye, nyine n'abandi bazadushyigikire twese dufasha abana baba ku muhanda. Yego. Ni iki wabwira abantu batari mu Rwanda bari bukurebe kanya ku kiganiro kiraba kigezeho, abazajya baza i Kigali, abantu badafite uburyo bwo kuza mu bitaro, inzira yo kugira ubafashe, urabigenza gute? Akazi ufite katoroshye. Ubona byoroshye? Oya. Hamwe n'Imana ariko tuzabikora. Hamwe n'Imana muzabikora. Yego. Amen. Turabashimiye rero bakunzi ba Elvine Isheja. Afite undi muntu arimo arateganya kujya gusura nyuma yo kuva hano, ngo ni umwana wavutse. Tubabikiye ibintu byinshi. Ni umwana wavutse adafite igitsina, mu minsi mikeya muraza kubibona hanze. Niwe ngo ateganya gusura nyuma yo kuva muri ibi bitaro. Elvine ni proje igenda ikurikirana, ntabwo ari proje ngufiya, ni proje ndende. Rero Elvine, turagushimiye ku mushinga wawe wazanye, ni ukuri kandi twiteguye twese kugushyigikira. Murakoze cyane. Kandi turabizi neza yuko Imana iri kumwe nawe kandi uzabigeraho. Komeza utere imbere, komeza waguke, abandi bana bazagukurikira nabo bakora ibintu bikorwa nk'ibyo ukora byiza. Kandi turashimira mama Elvine ukomeje kukuba hafi, ndetse na papa Elvine. Imana nabibaho umugisha. Rero namwe mwese mwaje guherekeza Elvine, Imana ibaho umugisha. Turasaba kugira ngo abantu badukurikiye bajyeho bakande, bakomeze basharinge, bakore subscribe, bakore share, bandike comment, ibintu bikomeze bibe byiza. Elvine, wasezera abakunzi bawe? Ndabasezera, Imana ibaho umugisha, kandi ndabakunda cyane. Imana aho muri bareberere, kandi mujye mwibuka gusenga, munasome Bibiliya. Imana iyo ukoze neza iragusubiza kandi naguha umugisha ukabona ibyo wifuza. Ndabashimira, Imana ibahe umugisha, mbifurije ijuru mwese
kandi Imana ikomeze aho muri Imana ibahe umugisha hamwe natwe turabishimiye. Amen.